wewe wari wagiye mumubwiye mute kandi agifite wari gukoreraga akimukorera nta kibazo yagize n'imisoko ari iryabo nawe ariko nturi kureka reka mbereke sibyo mwebwe mwati musa usobanura umujyi wa Kigali kuki abantu bakirima bari kutwishyuza amafaranga urwo rupapuro urumva nibwo umujyi urashingiraho ugakomboka abangaba ibintu byo kuza mu bakiriya ubu ngubu kw'izi saha ni amakosa wagira ngo ntabwo mwize ntabwo mwize njye nabahagaye baza n'ibaruwa bakunzi b'Ingenzi TV ndabasuhuje mbifuriza ko ari intangiriro nziza z'umwaka w'2025. uyu munsi tugiye kubabwira ko kampani New Life N&M Limited ikomeje kubangamira abacuruzi mu rwego rw'isuku umujyi wa Kigali ukigira ntibindeba. Aha umunyamakuru yatangiye yibaza ati hari amakuru nagira ngo mbaze agendanye na kampani ebyiri zikora isuku mu mujyi wa Kigali ahakorerwa ubucuruzi. Ubu abacuruzi bafite impungenge z'uko babwiwe ko iyitwa Region Flowers ariyo izajya itwara ibishingwe, none abakozi biyitwa New Life N&M Limited ikababangamira. Turashaka kumenya iyemerewe n'umujyi wa Kigali gukorera abacuruzi isuku bakayishyura. Umukozi wa kampani New Life N&M Limited witwa Muhawenimana Christian Haleluya yatukanye kugeza naho yabwiye bamwe mu bacuruzi ko we n'abakozi ahagarariye batazareka akazi kuko bamwe mu batanga amasoko babwiye nyiri kampani kuzakomeza gukora. Uwo mu mujyi wa Kigali twaganiriye ariko akanga ko twatangaza amazina ye kubera umutekano we. Tuganira yagize ati kampani New Life N&M Limited yari ifite isoko ariko iza gutsindwa. Ubisoko ryatsindiwe na kampani yitwa Region Flowers. Ikibazo rero cyageze mu rwego rw'igihugu mu kigo gishinzwe amasoko ya leta. New Life N&M Limited yatanze ikirego iratsindwa. Isoko ryegurirwa Region Flowers. Twagerageje gushaka aba nyirizi kampani ntitwabasha kubabona. Ubu uhanzwe amaso n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kuko isuku niwe ushinzwe ubwanditsi. Itangwa ryamwe mu masoko mu mujyi wa Kigali rikomeje guteza imvururu kubera kuyatanga mu bwiru. Abacururiza mu mujyi wa Kigali rwagati baratabaza ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kuko kampani yitwa New Life N&M Limited ibashoraho abakozi bayo bakaza kubishyuza mu gihe babwiwe ko bazajya bakorana na kampani yitwa Region Flowers. Uyu munsi nka saa 5 z'amanywa kugera saa 7 nta mukiriya washoboraga kwinjira mu iduka. Ubwizi imvururu z'abakozi ba New Life N&M Limited zasaga nizibangamiye ubucuruzi nibwo itangazamakuru ryahageraga. Ubwo kuriye inkeragutabara n'irondo ari kumwe n'uyobora umudugudu wa Nyarurembo mu kagari ka Kiyovu umurenge wa Nyarugenge akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yahamagaye igitifu umurenge wa Nyarugenge muri Katete Patricia. Ubwo yarabanje kubwira itangazamakuru ko we atatanga amakuru atabajije igitifu umurenge. Guwo muyobozi yasabwira itangazamakuru ko igitifu umurenge wa Nyarugenge muri Katete Patricia amubwiye ko byakemurwa n'umujyi wa Kigali. Twaje kubaza meya w'umujyi wa Kigali kugira ngo twumve uko baha umutuzo abacuruzi mu rwego rwo kubarinda umutekano muke. Twarinze dukora iyi nkuru meya w'umujyi wa Kigali ataradusubiza. Aho twagize tuti tubandikiye tugira ngo tubabaze ikibazo cyugarije abacuruzi bacururiza mu mujyi wa Kigali bugarijwe n'indwano n'urusaku rw'abakozi ba kampani itwara ibishingwe. Abacuruzi batangarije itangazamakuru ko ubuyobozi bwaberetse ko buzajya bukorana na kampani yitwa Region Flowers none yitwa New Life N&M Limited ikaza gutezamo imirwano. Twagira ngo mutange ishusho ya kampani yemerewe gukusanya ibishingwe no kubitwara. Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'umujyi wa Kigali nawe dukoze iyo nkuru nawe ataragira icyo nawe yatangaza, cyane ko umukozi wa kampani yitwa New Life N&M Limited witwa Muhawenimana Christian Haleluya yavugaga ko batanze ruswa bikaba byumvikanye mu majwi yavugaga ariho ahohotera abakozi ba Region Flowers. Iyi ni Ingenzi TV.